byoroshye imitima irahagaze. Birumvikana. Oh God! Yes! Mama! Ihageze arakaba. Imana ishimwe. Mama, tujye kumureba nyine. Tugende. Oya. Ntabwo mwese mwakinjira muri iki cyumba. Mumureke n'ubundi akeneye gutuza. Yes. Hallelujah, yes. Akeneye gutuza nta kibazo. Amen. Imana ishimwe. Sobe umutima numva ugiye Mana njye amashimye we. Cyose. Urabona ameze neza. Ni muzima. Imana iruha cyane. Cyusa yabyutse. Ngafite ikintu ku mutima Shamane none meka amasengesho akora. Ujye mwumva ubu nano ngenda kwemeye. Ngashaka amazi. Narebizi n'ushize yabyutse abaza amazi naganya kuyasiga. Ikintu cyose ni cyo. Ese ko tubonye ko Fito hahaye Cyusa ari amazi Rugema na Fabiola bamuhaye arimo uburozi, Cyusa araza kwa yayaha iribagiza byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba ubashije kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho ubundi nkusobanurire muri episode igiye kuba yakurikira ibintu biraza kuba bimeze bite. Ese Cyusa araza kuba yaha iribagiza aya mazi, byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese Fabiola ndetse na Isimbi ibyo biraza kugarukiraho kubera ko twabonye ko barimo gushondana, nabyo turaza kuba twabireba, kandi ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira Y'Umusaraba, kubera ko twabonyemo ibintu biri kugenda bitungurana, biri kugenda bishimisha abantu benshi. Abantu bafite amatsiko nimba koko iribagiza araza kuba yanywa ariya mazi, kubera ko tumaze kumva ko amaze kuba yakanguka muri episode irangiye. Kandi ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Rero nkandira subscribe hano nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota. Ariko amakuru meza nuko iribagiza atigeze anywa ariya mazi, kubera ko mwumvishe ko hariya muri episode yari irangiye mwabonye ko uriya mukobwa Sylvie avuze ati iribagiza araza kuba yanywesha urwo runtu rwose. Rero Sylvie ahise agenda amusukira amazi mu kirahure, amushyira amazi mu kirahure, ririya cupa baba barirambitse ku ruhande. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Imana ibashije kuba yakora, kubera ko ririya cupa uyu muhungu yari yarisizemo uburozi, kubera ko ari ryo yakuye kwa Nyirantambara, niryo Rugema na Fabiola bamuhaye kugira ngo azabashe kuba yaza kuba yaroga iribagiza, kugira ngo bari bagiye kuba bamuroga kugira ngo yibagirwe noneho buri kintu cyose yarazi, ahita yibagirwa burundu, ariko imigambi yabo ibashe kuba yapfuba. Rero nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza igakora buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kuba waba ikagucira inzira kugira ngo ubashe kuba wagera ku ntego yawe, jyaho hasi muri comment wandike amena, kubera ko tubonye ko Imana ibashe kuba yarokora iribagiza yaragiye kuba yanywa uburozi cyose, yaragiye kuba yabumushyira, ariko Sylvie ararokoye, Imana imukoreyemo ibasha kuba yamubwira ati genda usuke amazi mu kirahure ubumuzanire aho kumwesha ririya cupa bari bazanye. Rero uri kumva ko uyu muhungu wari utanze rino cupa agiye kuba yakorwa n'isoni, kubera ko ibintu yumvikanye na Rugema na Fabiola ntago birabasha kuba byacamo. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba iribagiza agiye kuba yakibuka buri kintu cyose. Uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola ibyabo bigiye kuba byakangirika. Kandi nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota ukaba umaze kuba wakumva ibintu byabaye hano muri ino episode iraza kuba yakurikira, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tukomeza kubana ibintu bimeze neza, kubera ko tumaze kubona ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi. Ese biraza kuba byagana hehe? Byose tugiye kuba twabireba ibiraza kuba byakurikira, kandi iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho ibintu biraza kuba byakurikira muri filimi Inzira Y'Umusaraba. Kandi hari abantu twamaze kubona batwiyitiriye bakabasha kuba babagezaho ibintu bari kubabeshya, ariko iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabibagezaho. Rero koraho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa nimba umaze kuba wasobanukirwa ko Imana ikora ibitangaza. Mama Cyusa amajoro yari amaze iminsi asenga ntago yapfuye ubusa, kubera ko twamaze kubona ko Mama Cyusa yari arimo asengera cyane iribagiza kugira ngo abashe kuba yakanguka
ariko bibashije kuba byaba. Urabona ko noneho Fabiola ndetse na Rugema bagiye kuba bakorwa n'isoni, ndetse n'uyu muhungu wari ubashije kuba yagambanira uno muryango wabashije kuba wamurera, kubera ko uyu muryango mama Cyusa niwe wabashije kuba yarera uyu muhungu, bamufata nk'umwana mu rugo nubwo ari umukozi waho. Rero uri kumva ko yaragiye kuba yabatenguha, ariko kubera ko imigambi y'Imana iba ihari, yabashije kuba yakorera muri uriya mukobwa Sylvie, abasha kuba yarokora Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, nimba wemera ko Imana ijya ikora ibitangaza igahindura ibintu byari bigiye kuba byagera ahantu bigoye, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wakandika amena, kubera ko twabonye ko no kugira ngo abone uyu muti wa kabiri byagoranye, kubera ko uriya musaza Papa Kamarade nawe yabashije kuba yakoreshwa n'Imana kugira ngo azabashe kuba yamugeraho, aza kwa Rugema yemera kuba yakigira umukozi kugira ngo azahe Iribagiza umuti wa kabiri, ariko Imana yaje kuba yamukoresha birangira ageze ku ntsinzi ye. Rero na Iribagiza bigiye kurangira ageze ku ntsinzi ye. Uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola na Nyiranambara ibyabo bigiye kuba byarangira, kandi ni ibintu byinshi twabashije kuba twareba hano muri no film yacu Inzira y'Umusaraba, biri kugenda bishimisha abantu benshi. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandeho nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twe turi kumwe n'abantu. Ndaza kuba nakubwira buri kintu cyose kiraza kuba cyakurikira muri film Inzira y'Umusaraba episode iraza kuba yakurikira. Abantu bari kwibaza se ngo biraza kuba bimeze bite, ese uriya musore Rurangirwa ko twabonye ko yabashije kuba yagera hano kwa Fabiola bakabasha kuba bamusuzugura, ese biraza kuba byagenda gute? Ese Fabiola ndetse na Isimbi bo baraza kuba bakiranuka gute? Ndetse n'uriya mushiki wa Rugema, kubera ko twabonye ko batari gucana uwaka, kubera ko Fabiola ashaka kuba yakongera gushuka Isimbi kugira ngo abashe kuba yasubira muri za ngeso zabo za kera nk'ibi Fabiola ari gukora. Kandi twamaze kubona ko Isimbi yahindutse undi muntu, atagishaka kuba yakorana na Fabiola, nta bindi bintu bibi ashaka kuba yakora, ahubwo icyo ashaka ni ukuba yakunga Isimbi ashaka kuba yakunga Iribagiza ndetse na ba Fabiola, ari kubabwira ati mugende musabe imbabazi kugira ngo muzagabanyirizwe ibihano, ariko Fabiola yabyanze, bari hafi kurwana. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota, kora subscribe nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi. Hari ibindi bintu byabashije kuba byaza muri ino filimi biraza kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Kuba Iribagiza yakangutse byo ni ibyishimo. Nimba nawe wishimiye ko Iribagiza yakangutse ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, kubera ko yaragiye kuba yarogwa na Fisto bizeraga hano mwa runo rugo. Fisto wakuranye na ba Cyusa bari bamufataga nk'umwana, ariko yaragiye kuba yahemuka kubera amafaranga Fabiola ndetse na Rugema bari bamushukishije kugira ngo abashe kuba yaroga Iribagiza agikanguka ndetse na musaza we, ariko imipango ye yabashe kuba yakangirika. Nawe uri kumva ko agiye kuba yakorwa n'isoni. Abantu rero bishimiye ko Fisto nawe agiye gukorwa n'isoni, kubera ko imipango yari yapanze na Rugema itagiye kuba yacamo. Mujye muri comment muvuga ati Rugema na Fisto bagiye kuba bakorwa n'isoni na Fabiola, kubera ko ibintu bari bakoze ntaga ari ibintu byiza cyane hano muri no film Inzira y'Umusaraba, kuba bari bagiye kuba batuma Iribagiza yongera kuba yakibagirwa buri kintu cyose. Ariko Imana ibashe kuba yatabara, ibasha kuba yakora ibitangaza, ibasha kuba yakora ibitangaza ibicisha mu nzira zigoye, ariko biza kubamo. Niba nawe wizera Imana ukaba uzi ko ikora ibitangaza, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi ni byinshi biri kugumya bigaruka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, biri kugumya bishimisha abakunzi bayo. Nimba nawe uri umwe mu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, bigaragaza aho hasi muri comment uzamura ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kubera ko tumaze kubona Imana ibitangaza imaze kuba yakoreramo hano. Kandi ni ibintu byinshi twabonye byagiye biranga iyi filimi, kubera ko Isimbi nawe arimo agira inama Fabiola ndetse na Rugema uburyo bagomba kuba bakitwara, bakajya kuba basaba imbabazi Iribagiza mbere yuko amenya ibyo bamukoreye Rugema, yuko yabashije kuba yakica umubyeyi wa Iribagiza. Rero amakuru meza hano muri no filimi ahari nuko noneho mama Iribagiza yabashije kuba yaboneka, ntago mama Iribagiza yapfuye. Rero uri kumva kuba Iribagiza agiye kuba yakibuka
noneho akabona na mama we, uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Rero nimba wumva ko mama Iribagiza ushaka ko yazaza kuba yakina hano muri no filimi, jya muri comment umuvuge ati dushaka na mama Iribagiza, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri no filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba rero tubashe kuba twageza hano kuri uyu munota, ukaba ushaka uwo mugore mama Iribagiza ko nawe yaza kuba yakina hano muri no filimi, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba wavuga ati ko mushaka mama Iribagiza. Kandi ni byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu tugiye kugenda tubagezaho kamwe ku kandi naga ari ibyo gusa byabashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi za Musa, kubera ko twabonye ko musaza wa Iribagiza yabashe kuba yajya kwa Rugema akasanga bahasize gasopo, bahasize umuzamu ku muryango akamubuza gutambuka. Rero byamubabaje cyane, biramubabaza, abwira Fabiola abasha kuba yaza kuba yamwakira, abasha kuba yamusanga ku muryango, amubwira ibyari bimugenza ko yaraje kuba yashaka Rugema, ariko yababwiye amagambo akomeye cyane kubera agasuzuguro bamusuzuguranye, kubera ko bavuze ngo babujije buri muntu udatamwa runo rugo kuba yakinjira hano mwa kino gipangu, niyo mategeko bahaye izamu. Ariko byabashe kuba byababaza uyu musore musaza wa Iribagiza, kubera ko yabwiye Fabiola ati akari agasuzuguro bafite ko kuba basuzugura abantu araza kuba yakabakuramo. Ese musaza wa Iribagiza araza kuba yabakora iki? Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandi we nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, kubera ko ni ibintu byiza cyane biri kugenda biranga iyi filimi. Abantu turi kumwe gatanu ko, kandi mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwabyandika, kubera ko tugiye kuba twareba ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira. Ariko uyu musaza wa Iribagiza ibintu bamukoreye hariya kwa Rugema ntabwo ari ibintu byiza cyane. Nawe ari wowe wasohoka urakaye, kubera ko ugiye ahantu usanzwe uhajya barakuzi, ugasanga bahasize umuzamu arimo aratangira buri muntu wese winjiye hano mwa runo rugo. Uri kumva ko ari agasuzuguro gakomeye cyane kajejeta kuba uyu musaza wa Iribagiza babashe kuba bamuheza ku muryango. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane tugiye kuba twareba muri filimi, muri episode ziraza kuba zakurikira, kubera ko ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi byagumye bishimisha abantu benshi cyane babasha kuba bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi turaza kuba twarebera hamwe ibindi bintu biraza kuba byayiranga bishimishije, kubera umwanya dufite turaza kuba twababwira buri kimwe kiraza kuba cyaranga filimi Inzira y'Umusaraba kandi mu kanya gatoya. Rero nimba tubashije kuba twagera kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bayikunda, yuko twamaze kubona ko uriya musore, noneho uriya musore ukora kwa Cyusa, ibintu yarakoze we ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko yaragiye kuba yakumvira inama za Fabiola ndetse na Rugema, akabasha kuba yakica Iribagiza, noneho Iribagiza nazongere kuba yakibuka. Ariko imipango ye ntabwo ibashe kuba yacamo. Uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola na Nyiranambara ibyabo bigiye kuba byashoboka ntabwo biraza kuba byabagendera neza, kubera ko imipango bari bapanze ibashije kuba yakangizwa. Imana ibashe kuba yakoreramo ibitangaza. Nimba nawe wizera ko Imana ikora byose, ikaba Iribagiza agiye kuba yakanguka, noneho yibutse ibintu byose, noneho akaba agiye kuba yamenya amakuru ko na mama we akiriho atigeze apfa. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Nuriya musaza Papa Kamarade akaba yiteguye kuba yafatanya na Iribagiza kuba yashinza Rugema mu rukiko. Uri kumva ko rero ifilimi yacu igiye kuba yaba nziza cyane. Rero nimba tubashije kugerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi twamaze kubonamo hano ibintu byinshi byashimishije abantu benshi, aho twamaze kubona ko Isimbi ndetse na Fabiola batari babanye neza, ariko Safina yabashije kuba yabwiza 8 Fabiola, kubera ko Fabiola ibintu yaratangiye kuba yakora ntago ari ibintu byiza cyane, yaratangiye kuba yarengera, ariko babashije kuba bamucisha bugufi. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Nimba wishimiye ko nawe uriya mukobwa Iribagiza yabashije kuba yakanguka yibutse buri kintu cyose, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nurangiza ukore kuri iryo jambo ryanditseho subscribe.